Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo n'umwami wacu n'umukiza, amahoro y'Imana nabane namwe. Njya nkunda kubasuhuza aho muri mu mpande enye z'igihugu, nkababwira ngo ineza y'Imana ikomeze kubamo ndetse n'abari mu mujyi wa Kigali, nkasuhuza n'abantu baba bari hirya no hino hanze y'igihugu. Iyo babivuga mu ijambo rimwe bavuga ko ngo baherereye i Bwotamasimbi. Yego, muri biriya bihugu byose byo hanze Imana iba yaragize neza igaca inzira, mwarangiza mukagerayo, mwibare kubayo kandi neza y'Imana ikomeze kubabaho. Hanyuma rero ndagarutse hano nanone kuri kamera, hari inkuru imaze iminsi irimo gutambuka y'imbwa yinjiye mu rusengero, hanyuma yarangiza igakoramo defile. Hari imbwa yinjiye mu rusengero, irangije ikoramo defile, iratambuka igendagendamo, imaze kugendagendamo iricara. Noneho bari barimo bakoresha ijambo ryitwa kwicara, ntabwo imbwa yicara irasutarara. Imbwa se nayo isigaye ijya mu materaniro irasutarara. Ndagira ngo mu buryo bwo kugira ngo tuganire kuri kino kintu neza, tunavuge na runo rusengero na pasiteri Mushumba, nawe yari arimo, Mushumba wenyewe, Mushumba w'itorero. Ndagira ngo ubanze unsomere mu Byahishuwe ibice 22 umurongo wa 15, 22:15 mu Byahishuwe, hareba ukuntu handitse, uhasome ubundi tuze guhita dukomeza, tujye twumva burya hari ukuntu buno butumwa buba burimo kujya bugenda buhura ariko tukaberwa ibyari byo. Ibyahishuwe ibice 22 umurongo wa 15, urebamo neza uturebere utubwire. 22:15 haravuga ngo iki? Umurongo wa 15 rero, Ibyahishuwe 22 umurongo wa 15. Hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi, hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi, n'abicanyi, n'abasenga ibishushanyo, n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora. Ariko uwo murongo urimo gutangira aravuga ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi. ADEPR gasigaye iri hanze nayo, niba imbwa zisigaye zitaha mu rusengero. Ndagira ngo tubivugeho neza, hato hatazagira abantu badutera amabuye. Muri iyi minsi yatambutse wari urimo urabwiriza uvuga ngo ADEPR ivuyeho burundu. Barazindutse ejo bundi mu gitondo batuzanira ibendera, bararizunguza bagira ngo ntitwabibonye. Abashumba ngo barangije barabyeza neza, baravuga ati no problem. Urumva babinjije umwuka w'ikintu cyitwa ubutinganyi. Noneho bakubitiraho bwa kabiri, bagiye kudukorera agatangaza, imbwa noneho irinjira. Imbwa yagize gutya yinjira kuri ADEPR ya Bweramvura, hejuru hariya, hano hejuru, hano hirya, hano hejuru yo mu Gatsata gutya, hano Bweramvura turahareba, ni hariya hejuru yo mu Gatsata, hirya hejuru gatoya. Yego, uzamuka ugana aho bita mu Makawa. Yego, ni hafi hariya mu Makawa. Imbwa yarinjiye, bamwe bavuga ngo ni imbwa y'ingoro, abandi ngo ni ingabo. Ubwo ni imbwa akazi cyangwa se imperume niko babyita. Yarinjiye mu materaniro, none igiye gukora agatangaza. Yinjirira mu muryango umushumba yinjiriramo. Neza mindani, irangije iratambuka neza. Byari bimeze bite rero? Kubera ko ngo urwo rusengero rusengeramo itorero rya Bweramvura n'itorero rya Jabana ngo yari buriremo ifunguro ryera, Bweramvura ngo igasezeranyirizamo. Hanyuma rero amasaha ngo yo kurya ifunguro ryera, urabizi ko habanza kubaho amasengesho, abantu bakiyeza, abantu bakongera bakiyeza, nibwo Jabana yari irimo. Barababwira bati rero nimusohokemo kubera ko amasaha yo gusezeranya umugeni yagize gute, yageze ku mwanya w'igabo. Gusezeranya amasaha y'umugeni, ahubwo umugeni yari ahageze, Jabana igiye gusezeranya. Umushumba rero atari bariya batoya, ntabwo ari pasiteri, si umuvugabutumwa, si mwarimu, ahubwo ni umushumba uhagarariye amatorero yo muri kariya gace. Niwe wari uje gusezeranya rero. Yinjirana n'imbwa. Urumva ko yarabanje arinjira, hanyuma yinjirana n'imbwa. Imbwa irangije ngo iratambuka, noneho ntabwo imbwa yigize itambuka ngo ica hagati y'abakirisitu.
ntabwo imbwa yageze itambuka ngo itambuke ijya muri korari, yaratambutse ngo igana ku ruhimbi neza, imaze kugana ku ruhimbi ngo irabanza irasutarara, babyita kwicara ku ni ugusutarara. Noneho ngo imaze gusutarara abantu ngo umunani wese ngo umva nkubwire ikintu gitangaje, mureke mbabwize ukuri. Hari ibintu mwajyaga mutubeshya mukavuga ngo muri mu mwuka, ngo mwabyeretswe, ngo ahubwo no mu mubiri ntabwo mukirimo. Habuze umuntu w'umugabo ufite imbaraga ngo ajye no mu mubiri, mu mwuka ntabwo ari ngombwa ngo agende aterura iriya mbwa ayite hanze, ntabwo byashoboka. Rega ibyo kuvuga ngo ni itorero rya ADEPR, iriya ni inzu y'umuntu. Yego, iriya ni inzu y'umuntu, ntabwo ari itorero, kuko itorero ry'Imana ntabwo ryinjiramo imbwa ngo igende ijye kwicara ku ruhimbi. Iriya ni inzu y'umuntu, ni nk'uko umuntu aba afite igipangu cye, noneho imbwa akaba afite n'imbwa imurinda. Yego, hanyuma mbere y'uko rero ngo yinjira mu rusengero, ngo yari yabanje irabanza irahagera, irabanza irazenguruka urusengero neza. Yampaye inka rero, irabanza ngo ikubita icyo bita umuzenguruko. Imaze gukubita umuzenguruko yinjira mu rusengero. Umva agatangaza imbwa yakoze kuri uriya munsi wo kuwa gatandatu. Umva agatangaza yakoze kuwa gatandatu nyirizina. Bamwe bagiye bajyamo hariya bakavuga ngo imbwa ngo yaraje ngo irahanura, abandi ngo imbwa ngo irabwiriza. Nabonye hari abeditinga bakayishyira mikoro imbere ngo ubu noneho nirimo kubwiriza muri uriya rusengero. Ariko mureke mbabwire, ndagira ngo mbabwire ikintu gikomeye ahangaha. Imbwa ngo yarongeye irasohoka bwa mbere, noneho ngo iragenda ngo ijya kuzenguruka ibiro by'umushumba. Karabaye irongera iragaruka bwa kabiri. Abakristo rero bene data bateraniramo ngo bari barimo no kujya ngo batokesha mu mutima, ngo toka shitani mu mutima, ngo toka shitani, toka shitani, toka shitani, toka shitani. Ntabwo abakiri abakristo bararangiye kera, bararangiye kubona abantu bagenda bararangiye. Ikintu gikomeye ADEPR ubundi baravuga ngo niba umukirisitu yarajyaga kuza yaba aturutse muri ADEPR Gatenga cyangwa se ADEPR mu majyaruguru cyangwa se ADEPR mu majyepfo cyangwa se Iburasirazuba cyangwa Iburengerazuba, aho wajya hose uri mu Pentecote ugira ngo uze kubwiriza mugire umuvugabutumwa, ujyana rekomandasiyo, sibyo? Nta rugi muri ADEPR, ntabwo musengeramo, ntimujya mubona ukuntu abadiyakoni birirwa bahagaze mu muryango udashobora kumutambukaho. Wakwibaza ngira ngo yatumiwe nande? Rero muri make ngewe ubutumwa nabuvuze. Navuze ko ADEPR isigaye icumbikiye imbwa n'ibisambo n'abarozi n'abaki. None uri kumva yuko bwera mvura ibyo nibyo babonye. ADEPR yamaze kuba umuyonga, ntabwo Imana ikirimo, ntabwo ikicayemo. Iriya ni inzu y'umuturage, kubera yuko isaha ku isaha umuturage nabwo kandi yahabwa piriyavi. Rero muri kumva ko ikizira cyageze nagaru ubu kikinjira mu itorero cyagezemo kera, ahubwo imbaraga z'abera zarangije kumenagurwa, kubera yuko iyo antikristo yamajije kwinjira, n'ubundi yinjiye kera mu itorero. Reka nkubwire rero, oroshya gatoya. Najyaga mbona mu minsi yatambutse iyo ngiyo iwacu, hari igihe wajyaga ujya kubona ukabona abadivantiste bakoze amavuna, bamara gukora amavuna bayasoza, amavuna asoje ukabona padiri yagiye gutera y'amazi y'umugisha, ngo yabaga arimo kuhagangahura ruriya rusengero. Rero niba hari abasambanyi bagiye gutunga mu minsi izaza, original special hariya hirya ibweramvura hagiye kuzaba indiri y'abasambanyi, kubera ko uriya mwuka wo warinjiye. Nubwo n'ubundi nyine hari inju w'abatinganyi bwa mbere, ukinjirira Nyarugenge bakabyeza ngo bakabihesha umugisha, bakavuga ngo nta cyabaye. Noneho hari andi makuru rero utamenye, ngo mbere yuko ari amateraniro abaho, ngo hari umuvugabutumwa ngo wari waje, ngo hageze umushumba ashaka kumutinga. Byo ntabwo babitinzeho cyane, bakamukozaho rwa muzehe rwiwe. Hari ubwo numvise bakora ibiganiro bavuga ngo nukunga mpozaho ngo rwa muzehe rwiwe, ngo ubwo ngo ndumirwa, ngo ndatangara, ngo aramubwira ngo ameze nabi. Ushatse gusobanura ngo umwuka w'abatinganyi, umwuka w'abasambanyi cyane cyane, niba iriya mbwa itaraje ngo ijye mu bakirisitu
cyangwa itambuka ijye muri korari cyangwa itambuka ijye hehe, yarangiza ikurira ngo agatuti, ikurira uruhimbi. Noneho rero ngo ahantu yagiye kwitegana neza, ngo yarebanaga n'umushumba gutya amaso ku maso, bararebanaga ngo imbona nkubone, yagiye ahantu yegera umushumba. Noneho ngo umushumba arangije, Sodomu na Gomora irarimbutse. umushumba arangije ngo abivuga mu ijambo rimwe, Sodomu na Gomora harahiye. umushumba arangije ngo abivuga mu ijambo rimwe, arangije arabaza ngo nikoye, ngo nta muntu ngo waba waje mu materaniro cyangwa ngo aze gusenga ngo abe yazanye n'imbwa cyangwa ngo imbwa iba yamukurikiye. Ngo abakirisitu bose bararebana, bose ngo bararebana, baravuga bati iki ni igikombe gitagatifu ntabwo tukinyweraho buri wese. Ishengero rya ADEPR ry'ibweramvura Imana yarariciye, ibyo ntabwo rikirinda, iryo sengero Imana yarariciye n'umwe, ahubwo bareke kubeshya, bagende bajye mu gaturika, bareke azanye n'imbwa. Abantu barumirwa ngo bifata ku munwa. Inshuti rero bene data, mujya mudukurikira ku manywa na nijoro, ndagira ngo mbabwire iki kintu gikomeye ko ibintu bikaze. Umwuka w'imbwa twahoze tubisoma ahangaha mu Byahishuriwe imbwa n'abarozi n'abasambanyi, yego n'abandi bakora ibindi bintu bisa nk'ibyo ngibyo. Mureke mbabwize ukuri, imbwa rero tubitindeho. hariya buriya imbwa ubwo yamaraga kugera hariya hahoze ari ahera, yego hariya hantu rero ahera nta muntu wapfaga kuhajya uko yiboneye. Ubundi ni nk'uko wabona ingurube ku musigiti. Ntabwo byashobokaga. Ubundi Bibiliya itubwira ko kera nta n'umuntu winjiraga w'umutambyi winjiraga ahera yakoze icyaha, yarahagwaga. Aho Yesu aje kubw'imbabazi, ariko bivugwa mu ihishurirwa dufite cyangwa amakuru dufite nuko ikizira cyinjiye ahera, kandi amakuru dufite nuko antikristo yaje mu itorero, imbaraga z'abera zikaba zaramenaguwe. Hanyuma rero amakuru dufite nuko Imana itakireba ADEPR nk'itorero ryo kwizerwa rya rindi rya mbere, kandi ko iryo torero rigiye kuba n'ubundi umuyonga. Kuba umuyonga rero riri mu buryo bwinshi. Niba ryari itorero ryo kwizerwa Imana yizeraga, akaba ari ryo rya mbere ryinjije umwuka w'ubutinganyi, ubutinganyi bugahabwa intebe. Abasambanyi rero, kuko abasambanyi, kuba ubusambanyi bwahera ku ruhimbi bugahera kuri mushumba, ibyo nta birenze rwose. Nyine buriya hariya ni Sodomu na Gomora. Uretse gatoya, Umunyarwanda yaravuze ngo mbwira abantu mugendana ndakubwira uwuriwe. Kuba imbwa yarinjiye igatangira kujya mu ntebe z'abapasiteri, nyine ariho irimo kugana, ubwo bishatse gusobanura iki? Bishatse gusobanura ko ibyo bintu ari bo babikora. Noneho hari uwateye ibintu bijyanye na komantere, buretse gatuze wumve. Uwateye komantere yavuze ngo iyo umugore ngo agiye nko mu rusengero akajya kwihana kuri pasiteri amubwira ngo arihana ubusambanyi, tayari ubwo ngo biba birangiye. Pasiteri ababoneyeho neza ngo akamusengera ahereye mu mutwe, akamumanura ngo agaca mu mabere, yarangiza akageza ngo muri Afurika y'Epfo. Noneho umukirisitu agahita ataha yagize gute? Yibaza avuga ati none se ubu turimo gusenga cyangwa twamaze gutakaza indangagaciro zacu za gikirisitu? Erega ubundi umugeni wa Kristo ari mu ibanga. Gusenga ntabwo bikiri bya bindi ngo muroge magaze amazi, ntabwo ariyo yayandi mperutse kurangurura ndavuga ngo ibirenge bya Yesu biri mu kirere, ibiganza bya marayika birabumbwe, ibirenge bya Yesu biri mu kirere byenda gukandagiza ikirenge ku butaka. Nshuti bene data, rero mu magambo make turimo gusoza kino kiganiro kigana ku musozo, ni ukuri umugani w'umukozi w'Imana muroge mpagazi. Icyo ni icya mbere. Kandi ikindi cya kabiri, aho umuntu aho ariho hose ari aririra umurimo w'Imana, kubera ko ikizira cyamaze koga kirateza. Wakwibaza ubundi impamvu ibintu by'amavugurura birimo kujya bizamo, abapasiteri bamwe bakirukanwa, abandi bakajyanwa hirya no hino. Ubundi hari uwavuze ngo isuku igira isoko, umwanda ukagira akazu. Ubwo rero dukomeze twihangane, dukomeze dusenga Imana, wenda Imana iyo kagira Imana ikomeze kuturebana amaso y'imbabazi kandi ikomeze kudushyigikira. Mbifurije amahoro y'Imana aho muri hose, mukomeze musenge. Nari navuze ngo iyi nkuru ndagira ikintu nyivugaho, nanjye ngira ikintu nyikomozaho, kubera yuko biba byamaze gukomera. Imana ibane namwe mu byo mukora byose. Bye bye, naho ubutaha.